Hey, my lovers, umunsi muze duteke lasagna. Dore lasagna rero nkunda kuba nari kumandingira nk'umuntu niyi ngiyi nayindi muze tuyiteke. Maze igihe mpuze narabuze n'ijwi ryanjye ryaragiye kubera kubura naryo ryarabuze. Ngiyi rero recipe ya lasagna uyu munsi nshaka ko dutegurana. Ni ifunguro ryoroshye kandi rigwa neza nyine mu nda, ritahabangamira nka ya mafunguro umuntu arya agasa nk'akomeye mu nda. Iri ni ifunguro risanzwe nyine ryoroshye, muze tuyitekane. Ibintu byoroshye muraza gukurikira step zose nkoresha. Nta bintu bishyashya ndi bukoreshe, reka da, ni ibintu bisanzwe ariko icyo nshaka ko mukora ni ukubikurikira. Ni uku nguku rero, niyo ugiye kwigura muri resitora ukayaka bakaguca nk'ibihumbi 18 cyangwa 5, reka nibajene karukwenda. Ni ukuri biti baguha ni uku nguku ibingana. Akabiti bakwakiriza ni uku kaba kangana. Cyakora akaba ariho salade ushobora no kwisa wenda bakayiguha. Biti baguha niyo ngiyi uko nguko ni uko ibingana. Yes, rero nagerageje n'ubundi najye kugukora rero n'ubundi bintu bakwakiriza ngayo ngo gusha. Ni ibiryo byoroshye bigwa neza mu nda kandi biri presentable. Anytime ushobora kubikora mu gihe ufite abashyitsi mu rugo iwawe. Ikindi ni ibiryo bidapfa gushira. Reba nk'iyo biti ihaza umuntu, ntago bisaba ko welcome to awaken with me. Welcome. Remember to subscribe and share and comment. Yo guys, dore ngiyi lasagna n'inyama ziseye. Yes, ushobora kubona ino paki rero muri Simba, cyangwa ukabona iriya ya green nabanje kukwereka bwa mbere. Nihutaga ntabwo byari bikwiye ko mbatinza. Yes, reka rero mbasaba ko dukurikira turebe. Entamenta ku kintu utasobanukiwe ushobora kwandika muri comment ukansobanza nta kibazo. Ariko iyi recipe nikoze mu rwego rw'aba bantu baba bahuze bari busy nkanjye nka gutyo kuntu nabuze. Iyi recipe nayikoresheje muri kino cyumweru mu gihe nari muze. It was dinner, lunch, ishobora no kuza no kuba dinner muri cya gihe nyine umuntu nta mwanya uhagije muremure aba afite. Yes, umuntu agakora ikintu cyihuta ariko kiri na health, kiza kugira intungamubiri mu nda, kikanaza no kumuha imbaraga nyine zo kuba yakomeza kwatendinga ibindi bintu bisanzwe. Yes, akandi kantu anytime nyine ku kintu yenda udasobanukiwe ushaka kumbaza ikindi ndakwisabira. Inshuti yanjye mwiza wowe uri kureba iyi video, mwibuke kuduha comments zanyu, mu sharing, munaduhe subscribe. nta kintu bitwaye no kuri. Ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ujye ukomeza udukurikire kandi tuzaza tuguha utuntu twiza uko tubishoboye. Every weekend it's gonna be hot and warm. Reka rero turebe ibintu bisanzwe. Aho ngaho nagomba nyine kureka inyama zigashya. Ushobora kuba uri gukora ikindi kintu, hari nk'ibintu ushaka ko watunganya muri icyo gihe. Hanyuma nyine zafashe time nk'uko ubizi inyama nyine inyama always zifata igihe. Yes, nagombaga gushyiramo umunyu, nabonaga ziri kuntindira guhinduka no gufata irangi no kugira ngo zishye. Rero twese ukuntu umunyu ihisha ibiryo vuba vuba. Ubwo rero nawushyizemo kugira ngo birangire byihute, nabonaga biri kuntinza. Munyemerere rero mbarike mukurikire murebe mwitonze mutuje, nta kibazo, nta rusaku, nta majwi mwumva, nta kinaki. Ibintu byose mubireba nyine mubyihera amaso ku giti cyanyu. Ni byiza sometimes iyo hatuje hari umuntu bibera byiza. Let us follow this.
Hey, baby, Ivy. Oh, he's sick. He's sick. Ivy, kan zabu kubiti. Hai. Nabu kuit Ivy. Nabu kuit. Foi até o prato, quando até. Nei, buscar o prato de morro, não. Então,
aha hano rero wabibonye ukuntu nagiye mbipanga. Impamvu y'iyi sosi nyinshi ni ukugira ngo nyine iyi sosi aba ariyo iza kuzihisha. Uri kubona ko aya mapisi ya lazanya ari flat. Kuba ari flat nyine agomba kujyaho isosi kugira ngo ayihishe. Hanyuma ushobora no kudashyiramo iyo cheese ku bantu batayikunda, no problem. Ariko cheese ni nziza. Ushobora kutayirya buri munsi uvuga ngo nirya buri munsi. Ariko ni nziza, hari umumaro itugirira mu mubiri wacu, hari calcium ifite ku magufa yacu, nayo ni nziza. Ubaye nta kibazo bigutera kuyirya atari ukuyinena, I can recommend you to use it, no problem. Uretse ko ituma nyine binasa neza, bikagaragara neza, bikaba presentable. Abasaga nk'usoje noneho ngomba gushyiraho ya white sauce mwabonye nakoze. Urabona ko yafashe umwanya ikonje, yari ifashe iyo ngiyo cyane. Ushobora rero wowe kutayifatisha, ushobora kuhita bifatisha nta kibazo, nabwo idafashe ariko itanarekuranye cyane, iri hagati na hagati nta kibazo. Ndangije bigenza gutyo. Naje gushyira aluminium, ndangije nshyira muri oven. Uraza kubibona byasaga nkaho byarangiye. Aho ngaho nakoresheje umuriro wa 200, 200 degree. Ndangije after within almost 10 minutes. It was 10 minutes. During this time you can go bath, you can do other things what you want mu gihe nyine uri gukora utegereje kish. Yes. Thank you. Muraza kubona ko byiza ndagusaba kuzajya tubana hano kugira ngo turebere hamwe utuntu twatworohereza ubuzima, kuko ubuzima buri hadi kandi bukabona bwiza. Twese turi hamwe twikunze tunitayeho. Our life is our life. Yes. Aho yari ihiye, ukabona ukuntu yaje gushya, iri presentable. Ariko ikibazo ko yahiye ikozamo ukozamo icyuma cyangwa ifurusheti ukareba ko byakunze. Yari yahiye asoje. Mwayibonye rero presentable. Ndagusaba kugira ngo ngo presentable noneho ndashize. Mwayibonye dessert. Ndagusaba umunsi umwe uzayitestinge, uyikoreshereze nk'abantu bawe mu rugo cyangwa abashyitsi. Bazagushimira ubwenge. Kandi biba bihumura. Ifite umuhumuro wayo. Uretse no guhumura, hari ukuntu ubona ukuntu akantu gasa ukatuvuga ngo wow, I have to eat this. Ukahita uhindura ibintu wari kurya. Yes. Reka nkwifuriza ibihe byiza we twabanye. Imana iguhe umugisha. May God bless you. Not to leaving out utaduhaye comment yawe, utaduhaye like na share na comment yawe na subscribe. We love you. Presentable ya lazanya ni iyo ngiyo nuko imeze. Ndabakunda. Mu gihe wayiteguye, remember to add cucumber, small bit of cucumber na tomato n'akanyanya. Ibyo bintu rwose umva umubiri wawe uba uhagiye ibintu bifite intungamubiri yuzuye imeze neza. Nkabona kugira ndi kwitegura nimugoroba nta mwanya nari mfite uhagije. Nari nanayikoze gutyo kugira ngo uze kubona result. Yes. Thank you. Ndabakunda. Reba igihe mbashimira Imana yanjye. Muri Nyamibwa.
Yummy, yummy, and yummy. Biroroshye. Biroroshye kandi irihuse nyine. Iminota 20 cyangwa 10. This is lasagna.